hanyuma rero reka tugaruke kuri aya makuru akomeye cyane. Ni amakuru tubazaniye ari update, ni amakuru utasanga handi muri iki gicamunsi. Breaking news rero nuko tugiye guhera ku nkuru ivuga ko witwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ategetswe nonaha rwose kurekura byihuse rwose abayobozi cyangwa se mu by'ukuri abafunzwe b'abanyepolitike bazira M23 nk'uko amakuru atugezeho. Iyi niyo nkuru ya mbere tugiye kugenda tuganiraho, ndetse ikaba iri buze kugenda idutwara umwanya munini cyane tuyivugaho, tureba byinshi bikomoka cyangwa se byatumye uyu mugabo ategekwa guhita arekura abanyepolitike. Hanyuma turaza gusimbuka n'ubundi hano muri Sud Kivu, ngo hari ijambo ryanditse muri Bibiliya ngaho mu by'ukuri yicaye na bote, ngo nawe niho imbwa zizarigatira amaraso, niba nibuka neza uwo murongo niho uri muri Bibiliya. Nyuma yuko abasirikare ba FARDC barashe umuturage cyangwa se umusore w'umunyamurenge wari ubasuhuje avuye ku isoko, ubu tuvugana aho bamurasiye abagera kuri 3 nabo bwakeye basanga bahaguye. Ese barashwe nande bishwe nande? Nabyo turaza kugenda tubigarukaho, turaza kugaruka no mu yandi makuru aremere cyane. Bamba rero naho mu by'ukuri bombe zisha abaturage bagera kuri 4. Ese abaturage bishwe bimeze bite? PPRD ni shaka rya Joseph Kabila Kabange. Iri shaka noneho ryo ryavuze riti Gisekedi ibyo mwigira byose tugiye guhangana. Official bagiye guhangana cyangwa se ryamaze kugaragaza ko ritagomba kugendera kubyo Gisekedi ndetse n'abafatikanyije ari kwifuza, ahubwo bagiye kugendera ku tegeko nshinga. Ni byinshi turaza kugenda tugarukaho, hari nandi makuru menshi cyane dufite, ariko tugiye mu mfunyamfunya iminota yadutwara. Reka ubwo duhite twakira Vincent n'ubundi turi kumwe hano rwose aho Sido zabaye zimukiye, aho tugiye gufatikanya kubagezaho amakuru mu buryo burambuye. Vincent, reka nongere nguha ikaze muri amakuru muri iki gicamunsi ku kiganiro cyacu cya kabiri cyo kuri iyi tariki ya 7 z'ukwezi kwa 5 2025. Urakoze cyane kongera kumpa ikaze. Nk'uko bivuze, nabonye Tshisekedi ibintu yategetswe ibintu bikomeye cyane, ariko arebye imbaraga babimutegekanye ahita afata icyemezo cyo kubishyira mu bikorwa, kubera yuko yatabishyira mu bikorwa ishyamba ryari kuba ibindi ryari kumuhiraho, ibyo yitaga presidence ikamubana igihuru, ugasanga ejo cyangwa ejo bundi ari kwibona mu gihuru kubera yuko yanze kubahiriza ibyo yasabwe. Vincent, narabivuze nti ibi bihugu byo hanze aha, ibi bihugu buriya namaze kubona imbaraga bifite ntabwo zisanzwe. Hari ibintu byinshi tujya twumva tukumva ngo bagidoha, nyamara twe tukaza tuvuga tuti hari ibintu byananiranye nta cyavuyemo bitewe nuko nta kintu bashize hanze. Ariko ikigaragara nuko ibyo baganira cyangwa se bagerayo bakagira ibyo baganira ariko bakabishyiraho inyuma y'amarido. Nk'ubu makuru namaze kumenya, M23 no ijya kurekura hariya za Warikare, iva muri Warikare. Bwarakeye twumva ngo bavuye muri Warikare, ntitwabona itangazo rivuga ko bashize bakoze seselfe cyangwa se bavuye muri biriya bice, ntitwabimenya. Ariko amwe makuru umenye buriya ngo hari ahantu M23 imeze nk'yahatanzemo ruswa. M23 ni nkaho yari iri kwigura, kuko yategetswe na Leta z'Ubumwe za Amerika ati tubahaye amasaha muvuye muri Warikare kugira ngo ibirombe byacu byo mu y'agaciro tubyaze umusaruro. Ni nabyo byabaye kuri Tshisekedi, baramubwira ngo nta guhumbya nta kubaza iki, abantu bose wafunze bo muri AFC 23 barekure vuba, kandi tugutegetse yuko usora n'itangazo ukabwira inteko ishinga amategeko ya Kongo igashyiraho imbabazi rusange ku bantu bose wakatiye utari wafunga, cyane cyane abo muri AFC 23. Urabizi yuko abayobozi bose ba AFC 23 bakatiye, yategetswe rero guhita atanga itegeko mu nteko ishinga amategeko bagakuraho ibihano, agashyiraho imbabazi rusange zikora biriya bihano byose. Iki kintu aragikora kubera yuko natagikora biramubana ibibazo, biramubana ibintu bitoroshye, cyane cyane ko nabonye n'abanyepolitike bo muri Kongo bavuga ati natagikora iyi manda ntayirangiza. Aba bagabo baraza ibyo bari buze gukora, ntabwo umva ibigano biri kubera ntabwo turi kubibona pe, ntabwo bari gusohora amakuru ngo bavuge ngo dore ngurabona nini na nini na gutya. Ariko Idoha hashobora kuza kuvaho ibintu biremereye cyane. Idoha harava ibintu biremereye, si ntihashobora no kuza kuvaho ibintu biremereye, ahubwo biri kuvayo. Hari umuntu twahoze tuganira, ntabwo ari hano ku mugabane wa Afurika, ari ku mugabane wa Amerika. Yambwiye ati ngiye kukubwira ikintu, yewe aravuga ati twe tugiye kunatega nje nshireho inka. Ati njewe shiraho inka nanjye nshireho indi. Ati dutege mu byumweru 2 M23 ngo ibe itangiye gusubira inyuma iri kuva mu bice irimo.
nabaye nk'uguye mu kantu ndavuga ni se 23 isubira inyuma yabanje kumbwira kuko urabizi twakoze inkuru ejo tujya za Masisi n'imihanda bari gusana urabizi aravuga ati ariko nkabara bari kurushwa n'iki barekera kubaka imihanda ndetse kubera iki ati ngiye mu makuru mfite we ubwo ndimo ndamukota we nyine mu makuru afite ati nuko mu byumweru bibiri makuru gatatu iratangira kugenda iva mu bice yafashe ati ukumva ngo bavuye za Bweremana ngo bavuyemo ngo tukibaza ngo bigenze bite atukumva ngo bigenze gutya na gutya ngo bikaduca yarotaga ati n'ibyo yagize ni ibintu yambwiye rwose ati genda bitegera ati iyo miripo kwanyu nuko mugiye gutangira kugenda muyiripura muvuga ngo ivuye mu bice yafashe muvuga ngo isubiye inyuma ngo ivuye muri iki gitengo isubiye no mu kindi ngo niyo miripo ko tugiye kuripura ntiye ndamubwira ntiyasiweze kabisa ntabwo icyo kintu cyashoboka kuri M23 se bazasubira inyuma bajye hehe none bitararangira isomo bibindi ati reka dutege shireho inka nawe ushireho indi ese wa mugabo ko nubwo ejo wabonye nari mfite inkoni ngiye mu bikuyu nangukize ute wabura n'umuntu uri kugabira niko nari ngiye mu nka z'abandi kureba ko bimeze ugiye gusura inka z'abandi atari izabo ko ari inka z'abandi nari ngiye kureba kuko nta nka mfite ati nta kibazo uzampa icyo ufite hanyuma wenda tuve mu bintu byo gutebya cyangwa se guseka nuko buriya ntabwo buriya hari ibiri kuba abantu benshi tutazi hari ibintu biri kuba nyine twere tukabibona gutyo tukabona ducya tw'igitonyanga ariko birakomeye gusa biragoye kuba M23 yava muri biriya bice ariko ku rundi ruhande nkurikije ibyo mbona ibintu ntago byoroshye hariya idoha hari gufatirwa ibyemezo bikomeye kandi wowe wambwiye uti nyamara iyi doha nayo nubwo iri mu biganiro hariya nagakingiriza ibiganiro n'ibya Amerika niyo yabijyanye bitereka hariya hantu niyo yabohereje ati mugende muduhagararire none ibyo turaya tubabwira mwebwe mu umuyoboro ko muri yanga kubyumva tubonane Katari harya hizex uwitwa Rusesabagina ajya kurekurwa nawe yasabye imbabazi asabirwa imbabazi n'iki byose asabirwa imbabazi byose bamuhaye imbabazi nawe nabyo ntibyabanje kujya za Katari byanyuze hose banamujyana Katari imbere uko atabijya Katari anatashye bamujyanye ngaho bamunyuzaho ngo baramubwira bati ntituzongere kukubona wijanditse mu bintu bya politiki ati tuzakubone nyuma ya mikrofone uvuga ibyerekeranye n'u Rwanda none iyi Katari mwabantu mwe turayivugaho iki tureka iki Katari turavuga ko iyo idiringa ari umukomisiyo ngewe hano ibintu byandangirije singiye kubabesha kumva ngo M23 ukuntu hari ifite umuvuduko iri kwa advancinga za Warikare ngaha mu gitondo bageze ahitwa za bageze ahantu bita ngo ni harya bira bice bya babanje kugera ahantu biza Warikare centre baravuga za nani za Warikare centre Banyabyondo zigenda za Kibati ugenda n'ahandi hose za Kasopo n'ahandi za Kibuwa niwe nashaka kuvuga reba ibyo bice byose Kibuwa Warikare none baraguruka bagera za Mobi tugiye kumva twumva ngo ingabo za FARDC ngo zahunze zose ngo zageze za Gisangani ngo niyo bari ngo bareba barahunga ngo banyura ku maduka y'abaturage hayandi yo ku muhanda ngo bakubita babomora basahura ndavuga nti na Gisangani baragerayo M23 itangira gutegura uburyo kigiye kujya Gisangani iciye force zimwe zigacana Warikare izindi zigaciye ngiyi ruguru za Rubero ariko ubu impande zose aho ngo hose bahise bakupa kubera ibintu bya Doha bahise bagera gute barabanye ntabwo bakiva mu byimbo kubera yuko Amerika yababwiye ati twebwe ino mari yo dukeneye ariko Kisekedi nabyo tumubwira ntacyo azahinduraho akwiye kubyemera nk'isengesho ahubwo ongeraho ko bageze nyuma Amerika itegura ko igiye kohereza abacanshuro ngo barinde ngo hariya muri za Warikare kandi yarabagejeje ahuko nanjye nyine nicyo gihe byarasohotse urumva ibi bintu byabo byoroshye Vincent ntabwo ibintu byoroshye kandi ntabwo bizoroha igihe cyose Amerika ikibona rirabuye igashaka kuribyaza umusaruro ariko iriguza abanyekongo ntabwo bizoroha amanywa n'ijoro bizakomeza gukomera ariko tugaruke kuri ngibi Amerika yategetse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibunyujije muri Doha yababwiye bati nimutarekura abari abantu mukongera kwirekurishwa abantu mubonye mubitira AFC 23 ira presidence turayivamo Fayulu nahise mbona ukuntu yanayivamo Fayulu atangaza ngo Kisekedi akwiye kwegura ati akaba n'injyo yitwa president kubera yuko atagishoboye ati tumuhaye iminsi mbere ya 2028 azaba yariguye ibi rero bihura n'ibi bya Amerika kwaramutse atubarije icyemezo bamutegetse
yasigara avaho kandi nabi ko numva Fayulu nawe yahise aca impaka Fayulu ko yahise aza guca impaka ubu ari kumva nta no kwati Katumbi nge na Katumbi turebe ngo ninde uri buyobore wese yipanga umurimo yese yipanga umurimo ati njyewe rwose navone njye uri buhita uyobora yavuze ati ninjye urahita uyobora inzibacyuho ati ibintu byo kuvuga ngo Gisekedi mu matora yazagaruka ntabwo tumukeneye ntitumushaka uyu mugabo ntabwo ashaka kuzapfata abaye perezida pe niba ashaka kugira ngo nibura n'inzibacyuho aba yiyoboye ntabwo nanga yavuze yuko se yari yatsinze bakamukuraho yari yatsinze yuko agira Fayulu yari yatsinze bamukuraho ashaka nibura umenye n'inzibacyuho aba yiyoboye abayiyo bavuga ati ntacyo nzapfe kuyobora n'amezi 2 cyangwa 3 ibindi bintu bizagira yes turi muri update turimo turakubita tubangura tuguruka twirukanka cyane Vincent n'ubundi twamanutse kuri iyi nkuru iremereye cyane nababwiye nti mu by'ukuri nyuma y'uko FARDC umusore w'umunyamurenge yabanyuza akabasuhuza akababwira ati mwiriwe aho kugira ngo amusubize ngo twire neza cyangwa se bimeze nabi bakamusubirisha isaso bamumena umutwe bakamumena umutwe avuga ati ibi ni byiri bubone ikintu cyawe nuko aho hantu aho barasiye cyangwa se aho uyu musore yaguye asubiramo ari kwa murongo muri bibiri ubwo murongo ni wa Naboti buriya ngo hari umugabo witwa Naboti ngo yarifuzaga cyane ari umwami none ngo hari umusore ngo hari umugabo bitaga ngo ninde ni nangwa ahubwo ni urubizabibu rwa Naboti hari umwami wari uriho noneho abantu haze kubitwibutsa muri Bibiliya noneho ngo yifuza urwo ruzabibu ngabwira Naboti ngo namurwo ruzabibu ndanavuga ati ntabwo nagura rwose uruzabibu rwa gakondo nurwa gakondo nurwa kera nurw'umuryango undi noneho ngashaka abagabo babiri b'ibigoryi ntabwo iryo jambo bana bari urumva aho ngaho bana bari ariko numva gusoma na Bibiliya wana arangije ngo mugende mu mubeshere bibiri barangije agenda babeshura umugabo mu by'ukuri baramwica bya bigabo byiswe ibigoryi by'abana bari iyo byagiye kumwica noneho nyine bwo baramubeshera ko yatutse umwami n'iki byose baramwica baramwivugana none wawundi uruzabibu bararutsindira ngo yari yarayije ataryamye iyo nama n'umugore wayimugira inama ikomeye cyane ati bigenze gutya na gutya rumva hari ukuntu abagore rwose yicara akakubwira ati mugabo wanjye bimeze bite ati hano birazambye atigira gutya na gutya ati shaka abagabo batatu b'ibigoryi bagire gutya basimbuke none nibarangiza bigenze gutya turwegukane gutya ariko urumva yari yanavuze ko ari ab'ibigoryi yari yabivuze nuko batanabimenye hanyuma rero barangije ngo baramubwira bati aho uriya mugabo Naboti amaraso ye wayameneye niho nawe imbwa yawe zizayarigatira umugabo munsi ngo bari mu rugamba ngo ari kwirukanka byamuyobeye ageze hahandi ngo niho bamukubita umwambi niba ari umwambi niba ari iki bamukubise umwambi kera niyo bakoresha tayari biba birarangiye abaguye aho ngaho n'ubundi ho uyu mugabo bamwiciye rero icyo nshatse kuvuga ni iki amakuru arimo kutugeraho ni ahantu bita ngo ni ku Ndondo aho bita mu Bijombo FARDC abasirikare ba FARDC agera kuri 3 aba ngo bahaguye bahasize agatwe ngo bishwe iyi ni inkuru ubwo ninjiye mu makuru tumaze guhabwa na wa mutara mwacu hara muri za Minembwe kuko ntabwo network zabonetse neza ntabwo ngo ari ahantu hari network iyi nkuru buri gihe turibuze kumwonera turayigarukaho ariko tugomba ko tuyibagejejeho ngo abasirikare bagera kuri 3 ngo bishwe hano hantu bita muri za ku Ndondo hafi aho bita za Bijombo ngo bishwe n'abantu bataramenyekana none ingabo za FARDC ngo zahamagaje abashefu kugira ngo bige ku kibazo barebe icyateye ipfa cyangwa se ababa bisha abasirikare ariko noneho ngo akarangiza cyangwa se inkuru yanditse avuga ati mwibuke ko aha hantu biciye cyangwa se abasirikare baguye baherutse kuharasira wa muturage wari uvuye guhaha mu soko ryahara za Uvira arimo arasubira za Minembwe babonye nk'abasirikare b'igihugu bati batkambasuhuze bamenye yuko mbishije buriya hari ukuntu umuntu ushaka kumunyuraho yabona wenda utaramusuhuje akaba yagutse itaragira ngo kiko gifite umujinya cyangwa se ko tubona kigaragara gutya ni igitasi niki ndaraza arabasuhuza bamwikirizanya isasu ararangira so rero kuva icyo gihe aho ngaho babikoreye nabo niho afere yarangiriye niho bari kugwa cyane bari kubyiga ariko ntabwo bazi ngo ninde wishe abo basirikare arandi makuru ataremezwa neza ariko nabonye avuga yuko ari Tabara yabatimbaguye yabakocoye ngo niyo yabakocoye ngo yabatimbagura abagandagura da ngo none yabatimbaguye rero batangira bavuga yuko ngo batazi umuntu
wabakubise baravuga ati ntabwo atuzi umuntu udukubise iyi nkuba idukubise sinzi iyo ariyo ati iyi nkuba ni bwoko ki nkuba itagira amazi ati kuzuba inkuba koko zirakubita ati ko dukubise bakatumena imitwe none ikibabaje n'igitangaje bakubise mw'abayobozi abakapitene abamajora baki hari n'abakomeretse benshi kuko mu kanya hari wambwiraga ko bagera muri 10 ariko ngo abakomeretse n'ubwo ngo babatwara ngo banyuze muri Tanganyika ngo bikarangira n'ubundi ikiyaga nayo kucyita ikivo nacyo Tanganyika ibariye nacyo kibamize ariko kubera ko duturanye n'ikivo niyo mpamvu nangiye kukitanganyika nangiye mbere baravuga ngo dore ikivu agira ngo ni ikintu kirimo hara mu mazi babona cyitwa ikivu ukagira ngo ni wanyukira hari ati dore ikivu ngikiriya muri nko mu muhanda mugenda nk'uyirgira ati dore ikivu ngikiriya bareba no mwibasoka kibona oye nise nicyo kintu cya mwari amazi biti ikivu ni igiki ntarebamo ntikirihe ati ikivu ngikiriya yewe bati dore akazuzi kucyogamo cyangwa uzi koga cya kivo cyo mwibase uzi kucyogamo anje byose ndabyoga kari byo mbagamo se hanyuma rero tukiri hano n'ubundi umutarama wacu uri hariya imurenge cyangwa se mu misozi miremire y'imurenge yakomeje aratubwira ati bambwirire ngo yantumye ngo mbabwire ngo reka nte kubyishyura rwose yantumye ngo mbabwire ngo amakuru y'umurenge yo kwa 7 z'ukwezi kwa 5 2025 ngo muri iki gitondo ku isaha 11:15 mu birindiro bya twirwano na M23 biherereye mu bice bya Karongi hagabwe igitero cy'abasirikare nyine ubwo cya koalisiyo yari igizwe na Wazalendo FARDC n'ingabo z'abarundi ndetse na FDLR urumva ngo iki gitero ngo bakigabye baciye mu nzira ebyiri iki gitero kibagabye nyine kuri AFM 23 twirwane cyagabwe ngo baciye mu nzira ebyiri inzira ya mbere baciye ngo ahitwa ngo ni Karongi ahitwa Mugahira ikindi gitero cya kabiri urumva ubwo bari baje basa n'abayigosagose ikindi gitero cya kabiri gituruka bita ngo ni muri Karongi ya Nyamabuguma ikindi gitero cyaturutse muri Karongi ya Nyamabuguma intambara nyine kuri iyo ntambara atangiye ku isaha 11:15 kugeza ku isaha 5:20 nibwo iyi ntambara rirangiye urumva n'urwo n'urugamba rwafasha amasaha atari make hanyuma ariko ngo ahanga ngo izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Ikishasa ngo zahasize umusirikare umwe ndetse hata n'ibikoresho bamurashe noneho n'ibikoresho neza ari kujyana ibikoresho gute kandi bari bamaze kumena ruseke nibwo rero aravuga ati twirwaneho rero iranyemeje n'izi mbunda kandi zibarekera ubundi zavuye mu mafaranga imbunda bagiye batuha ati amafaranga Kongo yagiye iduha kandi twirwaneho nta buryo ifite bwo kubona imbunda ni inkunga tubazaniye nimwakire bajya kuzishyikira ubwo rero ikiriho ahanga tumeze nk'abapudetinze amakuru arambuye uyu mutarama igihe turi buze kumubonera yaba none nimugoroba yaba mu yandi masaha yaba ku munsi w'ejo iyi nkuru agomba kuyigarukaho yose akayisesengura akatubwira uko bimeze iyo n'ibijombo zabijombo uko byabagendeye aho zando hose akatubwira uko bimeze byose tukaza tubicacanura tubiripura tunyura impande zose kugira ngo mutaza gucikanwa nuko mugomba gukanda nyine kuri subscribe cyangwa se kuri sabone ubundi rwose inkuru zo zajya zihagera mukazibona muri imbere hanyuma Vincent twakomezanya n'amakuru yacu tukerekera n'ubundi kuri iyi nkuru ikomeye cyane iri kuvuga ko rwose PPRD iri ni ishyaka riri ku butegetsi cyangwa se ryahoze ku butegetsi ni ishyaka ribarizwamo Joseph Kabila iri shyaka ryavuze ko ari byo biri gutegekwa n'ubutegetsi bw'Ikishasa batari buze gukomeza kugenderaho PPRD yavuze iti mu itangazo yasohoye yavuze ati twebwe abo muri PPRD ibyo Kisekedi avuga n'abambari be ntabwo tubishyigikiye ni inama yabaye ya biro politike ni inama yabaye ya biro politike ivuga ngo yakozwe ku itariki hano ni itariki 10 ni itariki ni icyemezo bafashe ku itariki 19 z'ukwezi kwa 2025 ariko ntibahita bagitangaza baravuga bati tuzagitangaza nyuma kubera ko turi kubona Kisekedi ari gukomeza akora ibikorwa bitwibasira ati tugitangaje none twahura n'ibibazo aravuga ati twe tuzakomeza gukora ibikorwa byacu twisunze itegeko nshinga nk'uko ribiteganya rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ati byo kuvuga yuko muhagaritse ishyaka ryacu gukora ibikorwa ibyo ari byo byose ntabwo tubikozwa inama rero bayikoze ejo ku itariki 6
z'ukwezi kwa gatanu umwaka 2025 baranzura bati dushingiye ku itegeko nshinga rya PPRD ingingo ya 29 kandi dushingiye no ku yandi mategeko yose agenga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo dufashe icyemezo ko tutazongera guhagarika ibikorwa byacu tuzabikora dukurikije itegeko nshinga ibyemezo byose Tshisekedi yafashe byo guhagarika ibikorwa byacu nta na kimwe tuzubahiriza byasinywe n'abantu bagera muri 29 bose ndumva bashinye bagize biro politike y'iri shyaka 29 bura bose saba mu biro naho mu biro hanyuma vise twihute hari itangazo ntago twigeze turigeza kuba dukurikiye masaha mu gitondo itangazo muri ryasowe na AFC M23 buriya rero iri tangazo kugira ngo ibintu bigende neza nuko naryo bura tuba tugomba kuricamo abantu bakaryumva bakarimenya gatanu kuri kagenzi ka na matangazo atandukanye ariko bari amaze iminsi M23 yasohora itangazo ariko nyuma yuko Wilimanzi bamuhaye izindi shingano bura Wilimanzi yarashinzwe diaspora ndetse ari nk'umuvugizi wa AFC M23 muri diaspora ubu ngubu bahise bashyiraho umusimbura baragira bati decision numero 11 code PEPFC M23 du 6 mai 2025 portant désignation et approbation de représentants permanents et de représentants permanents à jouer dans l'Alliance Fleuve Congo ASM 23 arrêté national et dans la diaspora. Tutanyuze mu ibi byose tukareba icyo bashyizeho umuntu bashyizeho ushinzwe diaspora kandi akaba ari nawe uhagarariye ASM 23 ni uwitwa Wirishuti. Uyu Wirishuti ku bantu batamuzi ubundi ni umuntu turaza kuberekana ka video ke ni umwe mu bantu bo muri ASM 23 wakoze imyigaragambyo myinshi Burayi agaragaza yuko abanyamurenge bahohoterwa agaragaza yuko abanyamurenge bitwa yego uyu rero no wahawe izishingano yasagirwa tayari kuyobora diaspora aha rero isagirirwa icyizere ubu uri kuyobora kandi azabyitwaramo neza nkuko nubundi uyu Wilimanzi yabyitwayemo nabonye byitwaramo neza ibi bitandukanye nibigutangaze ko nejo bundi wabona aje kugira ikindi kintu akora hano hanyuma rero bambo amakuru arimo aratugera n'ubundi ni hano n'ubundi muri Rucuro ahanga abaturage bagera kuri 4 bishwe ngo bicwa n'amabombe yatewe n'inyeshamba ziri hara muri bira bice Vincent amabombe yari benshi cyane ni cyama cyangwa sinzi niba ari cyama twakita cyama cya CMC Nyatura nicyo cyagabye ibitero mwabira bice mu gihe habaga yese iyo ndaruhutse domi mu gihe habaga umuganda bo ntago wita umuganda muri Kongo babyita Sarongo igihe haba Sarongo rero bateye ibombe bitana abantu batatu bahita banitaba Imana abandi bagera muri 7 barakomereka kugera isa rero M23 iravuga ati mwabira bice ntabwo abantu bakomeza gupfa amanywe nijoro turaza gukora ibishoboka byose umuntu wakoze bira binagaragara baramubona bazamubona kuko nabonye nabisha abantu ejo bundi Goma baragaragaje byasaba kugira ngo bahige muri ara mashamba no bazabahiga amanywa nijoro no operation mu zindi kandi zakorwa neza babigereho hanyuma Martin Fayulu rero hari ibyo yatangaje no wenda twe tubigarutse no twabigaruka mu buryo burambuye arimo arashaka kwitwa Tshisekedi rwose yegura kubi n'ubwiza nawe kuko akeneye kujya kuyobora akumva ingoma rwose amazi iminsi ari guharanira kugira ngo arebe ko yayobora ukimera aragira ngo yumve ati nanga se ko yankuyeho akaba ari mu ishyamba Tshisekedi akaba amerewe nabi yashyizeho ubu ngubu Tshisekedi avuyeho sinajyaho arabati Tshisekedi rero ndagusaba uveho ejo bundi nasinye amasezerano n'umuntu bita Kabila yuko dukora declaration imwe yo kuvuga ko dukeneye amahoro ndetse n'umutekano nawe twayasinyana nangana mu bari kuba yaranze yuko mfata ubutegetsi ariko ndabigusabye vaho nutabyemera ndabwira abambari banje bakwambare none uveho ku ngufu kandi ngeho nanagufunze so nguko rero ngayo nguko rwose ibiri kubera hano ikishasa cyangwa se muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu byo bikomeje kuba ibindi nkuko amakuru arimo kugenda abigaragaza hanyuma indi nkuru barakubwira ngo iki barakubwira ngo se none byo byanditse ngo ikira ni ikiratini ndakurahiye biratini ko bimera Kishasa umutwe wa Mabondo Mabondo ukomeje kwigarurira uduce dutandukanye ubu wafasha agace ka Ibi
muri plateau ya Bateke. Gisekedi ararwanirwa intambara irwaniye ko karamenya ararwaniye, ariko uyu mutwe bavuze ko ngo wari umutwe ubundi w'abantu b'abahinzi, ngo noneho uza kuza kwirema nyine uragenda ujya aho ngaho urakomera. Umaze gukomera noneho ngo umuntu bita Jean Pierre Bemba ashyiramo amafaranga ngo kugira ngo uwo mutwe ube nk'ugenda umurwanirira, ejo naramuka abuze ubutegetsi azahita agenda avuga ati nanjye ndifuza kujya mu masezerano aya n'aya. Abantu ntabwo babivugaho rumwe, rero bavuga yuko aba bategetsi n'ubundi bicisha bafite mu kuboko, babifitemo ukuboko kuko ngo ukuntu wagiye uvuka bagiye babigiramo uruhare. Nk'uyu Bemba urabizi ko ari mu butegetsi, n'ubundi uyu mutwe ubundi ahantu rusanzwe uri ngo ni nko mu birometero 35 uvuye Kinshasa mu murwa mukuru, ahantu bita nyine Bateke, muri plateau ya Bateke. Niho yabaga iyi noneho Mabondo ngo ubundi yavutse ngo ari imitwe itatu y'abantu, ni nk'amoko abariya muri Kongo, ngo yiteranyije, amaze kwiteranya ngo ahita abyara iki kintu bita ngo Mai Ndombe. Noneho abyaye Mai Ndombe ngo imaze ngo nta myaka 5 iramara, batse muri za 2022 2021. Noneho ngo ariko ngo cyane ngo yari igizwe n'abantu ngo basanzwe bikorera ibintu by'ubuhinzi. Noneho baragenda bagoma muri za plantation ziri hariya za Kinshasa, baravuga bati turaguma hano, noneho tuzajye dukorana n'umwami witwa Teke n'undi bita Yaka, barabata bangane bazatuyobora baduhagararire, ku buryo n'igihe cyose bagerageza gushaka abantu bavugana n'ubutegetsi twakohereza bano. Niyo mpamvu rero ujya wumva nari amasezerano ngo ya Kenya ngo Nairobi 23 ivuga ati twebwe ntabwo turi buzemo, kubera yuko n'ubundi kuza bigaragara yuko hari buzi indi mitwe izanywe na Gisekedi. Ubwo rero amamabondo rwose, iyo naho bakamejeje mu gihe no mu bindi bice Gisekedi nibyo nari ntangire ko sararwaniye intambara reka iyihe, Kivu Amajyaruguru naracyashaka kurwana, aracyari mu ntambara, ndetse warimo kugenda hikoza hirya no hino ngare ko bamufasha. Indi nkuru rero iyo update scan bwoko ki? Update ni ya Madubu yazi. Nabo kwa makani. Nabo kwa makani kabo ngabo. Amadubu rero ngo bamaze gukubita Wazalendo mu gace bita Cinjira. Irabirukansa. Ubu ngubu Amadubu ni yarimo ahakontorora nyuma yuko yirukanye abo Wazalendo mu aka gace bita Cinjira, bakagira bati imindura amatwi anshingiye ku itegeko nshinga irakomeje. Ubwo rero Vincent, ntekereza ko amakuru yacu turimo turagenda tuyagana ku musozo. Kugeza ubu ngubu Igoma bimeze bite? Igoma hameze neza, umutekano ni wose, ariko mbere yuko umeze ibyagoma kamanze nakwibutsa ko Perezida Kagame yagiye mu Bufaransa. Yabonanye na Perezida Emmanuel Macron, kandi Emmanuel Macron nari mperutse kumva avuga ko bashaka kuba umuhuza hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki rero nacyo kishobora kuba ari intambwe imwe mu byatuma ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo bikemuka, kuko banabiganiriyeho. Igoma ukuntu hameze rero, nk'iki gitondo haguye imvura nk'uko n'ahandi yaguye, abategetsi baho muri AFC 23 bameze neza, n'abaturage barimo barakora ibyabo nta kibazo, umutekano ni wose. Nguko rero ngayo rwose. Ubwo nyine ngira ngo amakuru yacu twahinira ahangaha, tukaza kugaruka abandi masaha tuzanye n'andi makuru buze kubagezweho, ahubwo tugashimira cyane abantu babigizemo uruhare kugira rwose agende neza. Turabashimiye, mukomeze mu rugerwe n'ibiganiro byacu, turabakunda cyane. Iyi ni Eugene Official. Ubwo nyine ibindi byinshi cyane turaza kugaruka. Vincent, ubwo turagushimiye cyane. Urakoze cyane. Ubwo ibindi byose turabigarukaho nyuma. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi bya prostate.
kubura ubushobozi byo gutera ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hituruje kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi Asia ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 95 05